un clan indépendamment des Hamites envahisseurs. Ibi ngibi biri mu gitabo cyacu. Donc ibyo avuga rero ahangaha bizaza muri ntuza ya kabiri. Ibyo Alex Kagame aravuga ko muri Afurika Centrale bita Lebantu hakabamo les Hamites qui sont les envahisseurs. Ngo ni des envahisseurs. Or aho Kagame atavugira ukuri nuko atavuga abo bamvayiseri ni batangira gute, batangira ryari, ngo ntibagiraga de clan. Uretse nk'uko Lebantu bo bari divise mu maklan. Noneho wajya kureba ugasanga Kagame arafata baba envahisseurs kuko baje finalement gufata u Rwanda, nabo akabaha de clan, kandi za clan zabo nubwo baje nyuma kandi akavuga ko bafashe bagize za famiye zabo, noneho izo za famiye bazigiramo de clan. N'ubundi niko de clan zivuka, ariko avata babandi baje nyuma abaha za clan amazina, usanga ari muri bariya baje ejobundi ba envahisseurs baza, ukajya usanga envahisseur afite clan imwe n'uwo yasanzemo mu gihugu. Urumva ko yakoreye mission ayikorera les envahisseurs, nibo bamutegekaga, ariko ntiyadefinishije les envahisseurs ni abahe. Ndashaka kubabereka uko ibi ngibi ndabibaberekera kubera ko nagize maze kubona ayo mabi ari muri iyo ntuza. Numvise umudamu Adeline Rwigara, mukuru wa Tabita Gwiza, avuga ati jyewe ndu munyiginya utavangiye ni ukuvuga ngo se na nyina ni abanyiginya, nk'uko jyewe na donc mama na data ni abasinga, simvangiye mu businga. Niba ari umunyiginya utavangiye, abanyiginya nibo bahawe ingoma ya Ndoli na Nyirarumaga. Abo bari mu nkomoko,
abakuru b'abatutsi bitwa abatutsi binjiye mu Rwanda ruriho hashize imyaka hafi 300. Les envahisseurs niho bageze mu Rwanda, ariko bazanywe n'abagesera, kuko abagesera bwari bunyazwe nabwo buragira. Ariko muri uko kunyagwa abahondogo barabura, bagenda bifofera mu bandi, barahira barabura. Abahondogo bari barakonkeye kera nibo ba Kirimarugwe, ba Kigeri Mukobanya n'aba Sekarongora. Abo ngabo abo ni Abanyoro baje gukonkera za Bugesera, za Ntuza, za hakurya muri Tanzania, bagera mu Burundi. Abarundi barabirukanye, noneho babahinze baza mu Bugesera. Noneho Bugesera nabwo bubuza imbaraga buza mu Rwanda. Ariko abo bahondogo nibo les envahisseurs Kagame avuga. Ariko ubundi yari yavuze yaciyemo ngo ni abantu bagize abantu de royaume zashyizweho na Gihanga. Hamwe yazigize 3, ntazi n'impamvu yazigize 3, kandi bo ahera kuri Kanyarwanda, Kanyandorwa na Kanyabugesera. Urumva ko ideze ubwa mbere bwo akereye nujya kureba kwa Vansina no kwa Luc de Hirsch n'undi munyamateka, urasanga ibyo yita Kanyarwanda ntabwo ari byo. Vansina avuga ko Ndorwa na Nduga arizo zateranijwe na Gihanga ariwe Ndori, ziba u Rwanda. Zombi uko ari zibiri ziba u Rwanda. Muri analyse ni ukuvuga ibintu yivaniye mu mutwe we, Alex Kagame, Kanyarwanda yagiye amuvanamo. Muzumve declaration y'abagaragu bakuru b'ibwami yo muri 58, aho abagaragu bakuru babega bahakana yuko ntaho bahurira, nta relation zishoboka ni hagati yabo n'abene Kanyarwanda. Ahubwo
bo bishe bene Kanyarwanda, abatware ba bene Kanyarwanda, noneho igihugu bakibatwara. Ngiyo intandaro ya revolution yo muri 59. izo mbwa donc babagize ntuzi. Alors ibyanditswe na Kagame ntabwo byerekana, ntabwo bishobora kuzana Kanyarwanda, kuko ubwami bwari buriho ntibwashakaga kwegerana, kuvuga ngo ngo bwaba bufitanye isano n'intuzi. Kanyarwanda niwe ufite intebe y'heritage y'ingoma ya Gihanga. Ugera hanze ugasanga Bugesera nayo yari ngo ikomoka ku bana ba Gihanga. Ubwo bwoko bw'Abagesera ubwabo yabuvanyeho, cyangwa se niba abuvuga nk'aho ari intuzi. Ariko Abahondogo baje bakonkera Bugesera, nibo yahaye ubwami, abashyira muri ntuza mu mateka y'u Rwanda. Baje bakonkera bagasanga u Rwanda aho ngaho, Abanyarwanda aho ngaho, abagira abami, bica abami nk'uko babivuga. Noneho muri ayo mateka arimo akora, kandi yaratangiwe gutangwa ayo mateka aturuka kuri Nyirarumaga, barabisiba. Muri 54 niho yatangiye kwandika biriya, bavuga iby'abami b'abamvaiseur, Abega batangiye bafashe ingoma muri hafi 1900. Aha nabwo nagira ngo mvuge ko atari Abega bose, kuko hari Abega bishyize hejuru, bishyize mu butegetsi, baba abami, baba abaprince, baba abashefu, abasurushefu, nabo bose bihaye ibikingi n'ibintu byose. Ariko hari abanyazwe, hari n'abakene, hari n'abatashoboye kwibonera inka, kuko nabyo ubwabyo urazigabirwa ubundi uzihakwamo. Abo ntabwo bigeze bakirwa nk'Abatutsi, ariko ntabwo tubibona, ntabwo ayo mateka ayerekana. Murazi havuze ibintu by'Abantu. U Rwanda rwari muri club, cyangwa se hari intuza y'Abantu muri Gabon. Organisation yahuzaga ibihugu byitwa ko biri muri ntuza le peuple bantu. U Rwanda rwarimo, ariko u Burundi bw'abishe
Mwambutsa na Ntare abo banze kujya muri ntuza twebwe ntabwo nous sommes pas des bantu. Iki impamvu nkivuga nuko muri Lehamite Kagame ashyiramwo abatutsi. Lehamite ngo n'abatutsi. Lehamite abahima. Nujya kureba amateka y'Abaganda, abahima ntabwo ari ni ukuvuga abahima ce sont des bantu. Abakiga b'Ubugande ce sont des bantu. Ahubwo de banyoro abandi birukanywe bari ku ngoma hanyuma bakayirukanwaho igihe conference de Berlin ihaye abongereza gutegeka Ubugande baraje babanyoro n'ibiki babajugunya hejuru muri ntuza muri Caterpillar bajugunya ubwo yo ngiyo ya no abanyoro bari baramanutse kuza gutwara bya ntuza les envahisseurs Abaganda kuko yari royaume yindi iri hirya yahawe imbaraga n'Abongereza birukana babandi bari bakomeye imbere y'igihe. Noneho Abaganda baraza baratwara kugera kuri Kongo. Ubwo bamaze gufata ako gace kose k'Abanyoro, ubwo bafunze u Rwanda rwaraje rumaze guhuzwa na Ndori yarakomeye ku buryo ntawe ashobora kumwinjirana. Abo haruguru barananiwe, Buganda barananiwe, Abagesera bo bararebye basanga nta kundi bariyomeka bayigiramo. Ntabwo Burundi ntibwigeze butera u Rwanda. Noneho bandi bari baramanutse baragiye gukonkera Bugesera, Burundi na hehe muri babuze inzira yo gusubirayo. Mu by'ukuri intambara des envahisseurs ntabwo izarangira kuko n'Ubunyoro babuze igice cyose basigarana gace. Abasigaye hepfo bose mu bihugu bagiyemo bagiye babarandura buhoro bari basigaye mu Rwanda. Ahubwo les envahisseurs ndimo ndavuga abo bavuye mu Bunyoro, ubu nibo bari batangiye cyangwa se bamaze kubona bafasha u Rwanda, bashatse no kombera kujya gukomeza kurwana muri kwamvayisa muri Kongo. Iyo intambara yo muri Kongo ituruka mu Bunyoro, kuva mu Bunyoro bamanuka bashaka gutwara, bashaka kugira gute, kugeza n'ubu baracyarwana ariko ntibarabibona. Iyo ushaka gukora amakuru amateka yo mu Rwanda, banza wumve iki gitabo cyanditswe na Kagame muri 54 avuga les envahisseurs baje batagira n'amoko yandi. Niyo mpamvu hari bavuze bati muyakureho n'umuyakureho, ariko ntashobora kuva, ntushobora kumvanaho ubusinga, ntibishoboka. Ushaka uzatware Ubuhutu cyangwa Ubutwa cyangwa Ubututsi cyangwa ujyane, ariko ntushobora kumvanaho ubusinga. Kuko ubusinga tugira Imana twabuhawe mw'impano. Ibyo ndimo mbabwira biraturuka ku mpano nahawe.
abanyiginya ntushobora kubakuraho ubunyiginya kandi aribo bahawe heritage. Ariko uraje uturutse hirya iyo ngiyo, uraje ugeze ahantu ufashe Imana yabaraze kutagimara kabiri ahantu. Ni igihano udashobora kumbwira ngo hari ahandi gituruka. Muri 1996 naganiriye n'umugore wanjye, intambara yari irimo itutumba hagati y'u Rwanda na Zaire. D'ailleurs hari indege yari ivuye muri ntuza bahejeje ivuye muri Congo, bahejeje Kamembe. Noneho turaganira tuvuga kuri ibyo ngibyo by'ukuntu ubutegetsi bw'u Rwanda narababwiye nti bariya barisemo. Noneho kandi hari impunzi z'Abanyarwanda muri Congo, i Goma, Ihehe, iyo yose intambara iratutumba n'ibiki byose. Namwe nti inguge izamuka igiti izamuka yerekana ubwambure bwayo, kazamuka ariko igiti ubwacyo gifite aho kigarukira. Ntabwo inguge igera hejuru ku gashami k'inkuza yo hejuru, kuko ikagezeho yaba ari nini iremereye kurusha ntuza, kavunika igakubita hasi igaca umutima. Ntishobora kuzamuka, icyo ishobora gukora ni ukumanuka. Kandi iyo yamaze kugera hejuru yumva yageze, yabaye nk'Imana. Ntishobora kumanuka ngo yongere isigare ibe intuza, ntabwo ubwo bwenge ibufite bwo kwicisha bugufi ngo ije ngo ivuge ati byananiye, nagerageje ariko natsinzwe, ndabyemeye. Noneho muri 1988, nyuma y'imyaka 2, noneho arambwira ati nagiye nganira nawe kenshi, ibintu byinshi ibyo wambwiye byose byabaye byo, ariko hari yambwiye 2 ko byagize bitabaye byo. Umusobanuzi yawe ibyo ari byo nza kumusubiza impamvu ya kimwe. Icya kabiri ndamwihorera. Icya kabiri ni icyo cy'inguge yagiye mu bushorishori ariko idashobora kuharenga. Ni ukuvuga ngo byavuga ko adashobora gutsinda intambara yo muri Congo, ariko namubwiraga gutsinda Congo ko azahavana cya gisebo cyo kuba yarabaye hejuru, yageze hejuru, noneho akaba oblige yo kujya kumanuka akagera hasi.
nabivuze muri 96 ariko nibyo birimo biba cyangwa byanarangije no kuba. Umuntu ntabwo agishoboye no kureba hejuru mu giti, yakivuyemo nabi ku buryo adashobora kuzongera no kugisubiramo. Nanashaka kugisubiramo ntazashobora gufata ishami rya mbere, nagira Imana akaba akiriho. Umuvumo urahari kuko jyewe nabaye impunzi, ntabwo nabaye impunzi ariko nabaye hanze, nabanye nabo. Burya bafite umuvumo, abantu babaye inyenzi ni babi cyane. Simbivuze ngo ndimo ndatera bande y'intuza, no, sindi mu bwoko, ndimo ndavuga amateka. Ukuntu yarabivuze Mpyisi, ukuntu bavuye mu Burundi, ukuntu bavuye kabiri bagiye kuva muri Kongo, muri Uganda, muri Tanzania, aho hose bagiye bahava nabi. Uriya musaza yarabibabwiye ati tuzajyayo. Uriya musaza icyo atababwiye, yagombaga kubabwira ati duturuka he, twapfiriye y'iki. Ubu bwatsi nubwa Bantu, twe twabugezemo gute? Ariko ibyo nshaka yuko bamenya kurushaho nuko abo bose benshi bibwiraga ko ari Abatutsi, niba abandi barebesha indorerwamo z'antisoleil. Abanyiginya nibo bambuye ingoma n'abamvayiseri. Abamvayiseri nibo barimo babwira Abanyiginya ngo turi kumwe. Abanyiginya bati okay, nibyo. Hari Abasinga babwira bati muri abacu turi twebwe namwe n'iki, bati okay. Aho bahuriye rezo n'aba original, abandi baje bo basanga batanagira ahubwo ubwo bwoko wabubahaye kwari ukugira ngo babone ko donc infiltration. Iyo umaze kwiyinfiltra ushaka za tekinike zose gufata gutwara intuza, ariko iyo umaze gufata ubutegetsi wigira nkaho uri original. Abantu bose batayifashwe bafite amoko hafi ya yose, ukuyemo abakora ibisekuruza byabo bakagera kuwitwa Mututsi. Abo ngabo ni abamvayiseri. Nibo Kagame avuga, il y a des Bantu et des envahisseurs. Les Bahima sont des Bantu, des Bakiga, Bandorwa, n'a Bantu.
ziriya ariya moko y'intuza abasinga, abashambo, abenengwe, abasigaba, abagesera, abacyaba, ababanda, abongera, abungura, abo bose ntibashobora kuba abatutsi, ntibishoboka. Niba wumva uri umututsi uri muri bariya, urumva uri umunyiginya uri muri bariya, nureba nabi ugakomeza ukabajya mu bazakwica ntumenye ikiguhitanye, kuko babashyize muri ubwo bwoko kugira ngo babone uko icyo bitwaza kugira ngo bategeke, ariko si uko bakuzi, bagukunda, bakwemera uri uwabo, no. Uzarebe bene mututsi iyo bagiye gushakana bishakira ubwabo muri indani ubwabo, cyangwa se bajya gushaka gukonkera abandi bakaboherereza abakobwa babo. Utekereze ko abagore 10 na bangahe ba Musinga yabarongoye muri bashiki be, abishwa be, abakiwe. Ubwo Musinga ubwe nawe avutse kuri Kabare na Kanjogera, kandi bombi bafite imwe. Uretse Kanjogera, uretse na Kabare, ubyara Kabare Rwakagara ari ubyara abo ngabo, Rwa Kanjogera abo ngabo